subiza iryo gare mu rugo wa mwana. Ariko mama wandetse kuko nkigende. Subiza iryo gare mu rugo dore ko wumva nabi. Subiza iryo gare rya so mu rugo. Kandi mama ngiye urambangamira. Ariko uragira ngo nteze ibibazo reba Pangarasi na Kasiyane rero bundi barabagonze. None nawe urashaka ko bakugonga. Subiza iryo gare rya so. Reka ngiye nkubwire, reka nkubaze. Uri kuvuga ngo barabagonze, Manuel ntago bamugonze ari kugenda n'amaguru. Nose ubwo yari ari ku igare. Ubu ntago bari mu bitaro. Subiza iryo gare. Mama rwose nawe ukunda kumbangamira pe. Waretse nkigenda nkajya kwirebera abandi bana b'inshuti zanjye. Urambuza kugenda mu bikigare uko umuntu apfa rwagize ubu ngubu uyu munsi nibwo bari kandi wacyane wumva nabi. Subiza iryo gare mu kumva nabi ushatse akakumva. Subiza iryo gare mu rugo. Subiza iryo gare mu rugo. Utazanteza ibibazo kandi ari wowe mwana wenyine mfite. Reka nyine ibyo birumvikana kwandika ngo musera byagenze tewe. Wahora niki wahora niki. Yego mana komereza. Mwana bashaka kujya mu muhanda aragira ngo bazamugonge. Bazamugonge koko. Ese wa mwana wowe ushaka kujya mu muhanda isaha kuri rizo. Bakose reka nkubwira afune. Ubu ngubu tuvugisha ukuri. Ari kumbuza kugenda ku igare mu muhanda ubu abantu bagenda mu muhanda bose niko babagonga. Umva rero nkubwire. Ibibazo biri mu ngo ngiye maze kubiha. Iwanjye naho ntago ni gucana umuzigo wa. None ndeba nibyo nsanze hano. Umva rero ngiseke cyawe mama wakiraga. Akira ko duhangana n'ibyawe nangerekane komereza. Rose ko byibuze dufashije. Iki cyane cyumva nabi reka mbanza byari igiseke mu rugo. Ariko iryo gare rya sori subiza. Mama naryo tubiza mu rugo. Ndanze mbabarira. Wowe ufite wenyine. Babarira naryo tubiza. Ndabirambiwe kabisa. Ariko uyu munsi nizeye ko birasobanuka. Uyu munsi biragira gute? Birasobanuka n'ukuri kw'Imana. Igihe nihanganiye kirahagije. Urambiwe iki se mugabo wanjye ko numvuza. Ravune reka nkubwire. Byagenze gute? Umva nkubwire. Ngwino tugende. Tugiye se ka. Ngwino tugende. Sumana wagiye umpa amahoro. Ngwino nkujyane kwa mudugudu bakunguranire. Yesu Kristo. Ngiye kukuguranisha mudugudu afite byinshi ndakujyana bakugurane. Oya ariko ntugakaze. Ngiye mu mwanzuro nafashe mbi umwana w'umusinga. Yego mana yanjye. Ese wagiye wihangana. Nta nicyo uhinduraho. Cyahano. Cyaro tugende. Kuri iki se kandi mana yanjye. Ndakujyana bakugurane. Wagiye umpa amahoro koko. Nuko nkubwenge umwanzuro nafashe ndi umwana w'umusinga. Ariko se mana uwo mwanzuro. Nta kintu wahinduraho sibyo narihangaye kwangana kwanjye ndarambiwe. Basigaye none. Nta mbabazi nguhaye. Ndakwingiye. Nta mbabazi nguhaye. Mama. Njye umwanzuro nagize gute nawe ufashe nge kubizi nkukunda koko. Gute wakorera ndatumbagira ndi umwana w'umusinga. Ibyo nari nta mikino nzi. Ibyo nari mbizi no kuri pe. Reka nkubwire. Mfasha. Uyu munsi umwanzuro nawe ufashe. Sikongeye kuzasara. Nzabigenze. Nta munezero ntaki. Tugende kwa mudugudu. Ibyo birego bihora undega. Yewe nkujyanye kwa mudugudu. Tugende tucyumve. Ndabirambiwe. Oya muretse ko munteye. Umva mudugudu. Ngewe ndarambiwe rwose ntabwo nabyihanganira. Kurambiwe ikibibwire mudugudu bimubwire. Ngewe ikintu cya mbere ndambiwe umugore ndamurambiwe be angeza njye umwana w'umusinga. Umuntu ko wagira ngo mwari mugiye gutemana haba. Umva reka nkubwire nge wanjye mu vuga wicaye. Umva nkubwire. Kwicara hano. Umva reka nkubwire. Ndicara mfite ubwicara. Nta bwicara mfite ndarambiwe. Cyagenze ute? Ndamuzanye unguranire. Ushaka ukuntu bigenza nk'umuyobozi unguranire rwose. Ibibazo nsigaye mfite mu mudugudu naho biranyoye. None se ngaho mbwira. Cyagenze. Icyifuzo mfite cyane gufasha sambana. Ntiyasambanya ariko ingeso ze. Kinese ubwo nimba atasambanya. Nakasamutwe mudugudu. Nukuri kw'Imana. Iri tegeko mwaritoye ngo bigende bitego. Ariko mujye mworoherana mu ngo. Ariko ubwo wasara gutyo. N'uyu nguyu agasara urumva dufite u Rwanda rumeze gutyo. Aho mbwira ubwo ari u Rwanda cyangwa wavuze ko uzatugeza kuri byinshi mu iterambere mu mudugudu. Oya nibyo ndabyumva. Iterambere ryo kutugezaho rero sibyo kemura ikibazo cyanyu unguranire. Ibyo uvuga unguranire rwose. Wampaze muri make. Ngewe ungeze aha
ngeza ibyo uvuga ndi kubyumva ngeza aha ngaha ibyo ndi kuvuga ndi kubyumva ese ikibazo uretse mada arajya guhahira neza guhaharahaha pe nta kibazo njye narinzi giharimo none se ntabwo ujya umuha neza wowe bisanzwe byuze ayo mategeko niyo mwatoye ngo mujye mwirirwa mubaza umuntu mwibariza ugomba guha umugabo akarya agahaga warangiza ukamwongera n'ibindi byagukuye iwanyu warabikoze mudugudu reka nkubwire sibyo ibi gahunda ze zose naho ngaho nta kintu yitayeho ntaki ntazi kuzana amazi ashushanganya z'ibirenge ntazi kugira gute ubwo se ako mugabo ko mbona ufite umugore mwiza uyu mugore umutesha umutwe nawe uri umuyobozi ugende wirebera urambwira nakubwiza ukuri njyewe ndumva ndarekuye umugore ko munatuje cyangwa wasanga usinda bya bindi by'ikigenzi gahe mbona muri numfite raporo z'abantu gucya ngiye gutanga ku murenge z'abantu bananiranye nkawe uzi ukuntu ameze nifashisha amavuta urumva ni nko gushaka girisi gusa wambwira ngo urumva ukuntu uje kunsebya hano hantu we niko mada none se koko icyo kibazo noneho murangiye ikibazo ni ikibazo gikomeye cyarangwa ikigura n'umutima wanjye pe kucyangana byarananiye ubwo urushaho ukuntu wabigenza ngo uranire pe kandi nkuganye nk'umuntu w'umugabo w'umuyobozi twatuye tufitiye icyizere mu mudugudu kabisa ngira guca ngataha nkumvize ko iragashatse nagira mu rugo reka da ni nko kwa sorotare ungurane umva mu mudugudu rushaka kubona mutwara sibazi mwifashishe ariko mushobora gukora mwabigenza mada nawe uranyiwe mwe mwicaye aha nubwo mwe mwicaye aha hanze mbakemurira haramutse mudugudu mukomere haramutse muraho murakomeye namwe arabatari ibibazo bibazanye kandi ibibazo ni ibibazo bikomeye ishyano rivugwa se ibibazo byahatari umugore n'umugabo ibibazo ndebera nawe urareba se cyari kundeba ndeba ndarambiwe mbese mada nawe se nuko byagenze nanjye narambiwe umuntu nta kintu na kimwe kizima nyereka kizima ntafura ntazi gufura imyenda kugira amahirwe ni ibyo byonyine ntazi gufura imyenda ni ibyo byonyine yakoropa nta kintu na kimwe yakora gusa wavuga ko amariye ibyo byonyine nibyo uri kumuhora n'ibindi hari ibindi ntaravuga wese byo wabivuze nta kintu na kimwe akora ntiyakoropa nta suku mu nzu ariko ibyo nawe wabikora wa mugabo we nawe mukajya ariko madamu kandi aricyo kintu kiri kumbabaza cyane wowe kuki ugira umwanda icyo kintu kiri kumbabaza cyane njye ngerageza kumufasha ariko rero ndabona mu rugo yose mwicare tuganire sibyo yewe ndabona ibibazo ndabona umubyeyi nk'uyu nguyu ikibazo hano kiroroshye uretse wigira amahane wa mugabo ikibazo hano nakibonye kiroroshye uretse mada icara ku mugore kasuzugura harira icara gasuzugura se ntabwo baba icara rwose icara noneho niko mada wowe ufite ikibazo cyo nawe ufite ikibazo gikomeye ngwino nkwereka akaraporo nsinyiraho gatoya ngwino umanza ukansinyire ahasigaye tugaruke tureba noneho genda ukuntu bigenza nsinyireho ndaje bagumaho ndaje wasanga wamenya ari ibiki bose ni bamwe mbese mwaho byagenze bite byihore ntabwo nabikubwira ngo byumve wa mugabo njya agahinda mfite kazwi n'amashuka ndarama reka se ni ukuri kw'Imana ubwo se by'amashuka kandi ibyo bishe njyewe ndakubwiye ngo nifashishe girisi noneho hasi hagira azajya muri sajya kwisukisha bana nyagasani njye narumiwe ko wari gushije nuko byangendekeye bana nyagasani nuko abona mu makanzu bagenda bameze nuko nyine ariko bose wagira ngo baba banabisezeranye nawe ndireberera amakanzu ye yewe ntukagire n'icyo uvuga reka tubikwiyaturemo tukutagiye kubikurikirana turebe ikiravamo atavuga se nawe umuntu mudugudu uramutura ikibazo akisekera wagira ngo basanzwe baziranye nawe yewe menza bataziranye kuko baba baziranye bakaba hari ukuri bigenda babonye atisetsa se kwirirwa bambaye ni ba madamu saro nguyu nta kibazo kindi yaba afite icyo dupfa ntiyakoropa
ntiyapfa gufura ntiyafata ibyombo ngo abyoze reka da ni ukumureba gutyo ngo kose yagahariye umukozi akazi kose ngo kahariye umukozi yaragusimbuye madamu mu gihe umukozi atakoze ubwo ngubwo ngo ni njyewe ugomba ntacyo twageze mu buyobozi baraza kubikemura katuze turebe icyo yadufasha Mudugu ko ushoboye berara ubuse yazaga avuga iki ngo ntose nawe n'ibyari bikuranye umva mugabo ikibazo cyawe nakibonye cyatunganye akira jyana uyu nguyu guke iki kibazo nicyo kirakemutse jyana uwo ugerageza uyu nawe mugende guke mujyane nta kibazo kubi n'ukuri jyana uwo nguwo nimugende rwose nzambake nanjye namujyanisha mudugu sawa urafatika kabisa urumva urimo ubundi niweho wanjye uri mu gihe cyanjye kabisa kabisa urabyumva utese urumva umeze neza mu mutima nta kibazo nanjye meze neza nta kibazo ngewe kabisa numva nta kibazo gusa ndumva kuri kugashaka kuri telefone abantu ntibamenya ko umuntu ni ba bandi batajya bagira nta kundi reka tuyishyire siratse bataza ko turogoye batubuza ibyiza sibyo kabisa bakavura no muri mudu banumva nta kibazo rwose mwese niweho wanjye reka amaso mutuzi ugataha umutima wanjye ni ukwikwiye mama kubura abaturage bagiye babibona ako bashobora kutaba ntabwo bapfa kubibona iryo ni ibanga ryanjye ibanga rero ndashaka kurimenya aka kanya kabisa ntuhabuje kuganira ariko mfite n'amatsiko ashaka mfite n'amatsiko ariko se byama neza base ni ibikini kumva ni ibikini kumva sinzi uri kumva sinzi twasasiye kumbe basi ndumva ikintu sinzi hano hantu hari ikintu ntacyo wumva se wowe mbona sasa neza n'iki cyawe sinzi neza ni iki sinzi ndumva ntazi none se reka turebe imva reka ngende njye kugarura umugore wanjye ataragira kure ibyawe sinzi ibyo ari byo oya reka ngende njye kuri umugore wanjye oya gumaho ngiye kugarura umugore wanjye uranyumva ko gahuye abagabo ni iminsi nabo ubu ni uburiri bwawe uri kunuka buri kunyiheza uriya muntu yari yarandambiye yaranze
yasengereje umudugudu yamitiyemo neza barishimye byatari nanjye hari nabonye inzozi zanjye yakore neza yakore ubusa rwose ayibonye uri mwiza usa n'umucyo iyo nibutse kuri wanjye ndamwenyura uri mwiza usa n'umucyo iyo nibutse kuri wanjye ndamwenyura. wow thank you umva nikina muraga we ndagukunda rwose bajye kumana wese mbona ko ari we wari umpuriye utabeshye cyane rwose Mana we okasheri no imujuri kazi kasheri uri mwiza reka reka usa n'umucyo iyo nibutse kuri wanjye reka ndamwenyura uri mwiza usa n'umucyo utabeshye iyo nibutse kuri wanjye ndamwenyura. numva nakumira njyewe aho uzi ukuntu buriya mba niye umva biranshimisha nkumva birandenze ahantu hose maze nkahita numva nagira bike ukayifuza nanjye nagufata gutya uwo muntu ntabwo akwifuza koko umva ni akazi ke Yagukura yambona he? se Yagukura ntabwo he? bibaho ukuntu ubusa naho wa wundi wanjye ntiyafuraga doho ugira n'ibintu by'umweru ukanabifura bigake urasanga bwambara umweru bigakunda ariko uba uhumura impande zose yamara kuba yafashe n'ikintu na kimwe umukozi shabebe cyakora reka nkubwire ni wowe ubundi nari ntegereje wasanga se uko watekereza mu mazi uko ntekereza buriya rugona imana ifata ibintu ikabishyira hariya kugira ngo byige bikagaruka iwabo byaramaze kwiga kuri njyewe ntabwo uzi ukuntu ubu ngubu umutima wanjye haruzuye mbese muri make nta na kimwe mbona utabeshye byose biruzuye ubundi umva musore rekeraho rekeraho ikisi njye gutwara umugore wanjye urumva njye gutwara umugore wanjye ntabwo yakwemera umva reka nkubwire umva nkubwire umva sheri byakugendekeye bite umva rukundo wowe banza umbwire byakugendekeye mubizi ko bimeze simeze umugore wawe twibereye mu byishimo yesu yewe wawe muye n'ibibazo aho waje ukagenda igende rero sinkigukeneye nari ngukeneye naravuze Yewe. ufite urukundo rwanjye urukundo cyane rwose yo wambabari ukaba amahirwe yanyu umva by the way check your mind nabonye urukundo nari nkeneye yesu nta kundi nyine asore kumva rero ikikwiye umusore nk'uyu nguyu ubonga waza kumubariza umutima se basi mwana izi ibintu kwere njye singukeneye nta kundi nyine wirukana umiri gufukariza wirukana ukuntu ivuga ukazana urimira bunguri ntabwo yibaze rwose reka nemere asore kubibwira nta kundi nyine egendere simbaye reba reba ukuntu asa ari nta kundi nyine reba ukuntu aho kuki mwirukanka kwirukana abagore banyu waje kumurega ngira ngo uri no kumurega ibintu bizima sawa 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 nyine ndahiye igende iduka ryanjye riragurumye ariko mana yanjye we tumbagira naru wiruka n'ugugu ni gufukazana urimira bunguri baramujyanye da naye se mbigenze nta kundi yewe Kigali irambonye